byose bishyizwe chini ya ulinzi kubw'izina ryawe. Reka byose bukushaka nukushima nkuko wabigambiriye uyu munsi wa none. Urakoze mwami Yesu. Amen. Ntabwo nzi kuririmba ariko nasohoye indirimbo ebyiri. Umwuka mpanzeho. Reka ndirimbo nibura akaririmbo kamwe gutya dutera utungahe hanyuma duhite twinjira mu ijambo ry'Imana. Ziri kuri YouTube, ngira channel ya YouTube yitwa Tsinda TV. Ugiyeho ukampa sabone waba ukoze neza. Hariho izo ndirimbo nk'ebyiri rero, imwe iravuga ngo ntiyantererana mu makuba, ntiyantererana mu byago, igendana nanjye aho ndi hose, impoza ku mutima wayo. Nyihanganira mu mafuti yanjye, kuko buri munsi nyibabaza uko bukeye. Nyihanganira mu bibazo byanjye, kuko buri munsi nyibaza ibyo nyenye. Iyo nshuti nta yindi ni Yesu, yitanze kubw'abantu bose, apfurupfuru birukomeye kugira ngo aducungure. Iyo nshuti nta yindi ni Yesu, yitanze kubw'abantu bose, apfurupfuru birukomeye kugira ngo aducungure. Niyanererana mu makuba, niyanererana mu byago, igendana nanjye aho ndi hose, impoza ku mutima wayo. Niyanererana mu makuba, niyanererana mu byago, igendana nanjye aho ndi hose, impoza ku mutima wayo. Niyanererana mu makuba, niyanererana mu byago, igendana nanjye aho ndi hose, impoza ku mutima wayo. Amen. Amen. Komera Imana amashyi menshi. Birashoboka nawe ukaba hari ibyo waciyemo ukabona ko itigeze gutererana. Amen. Urwo rugamba narumaranye amezi 9 ndwana n'ibintu ntazi aho bikomoka. Kumbe aho byaturukaga mu muntu tubana, kuko Yesu yaravuze ngo umwanzi w'umuntu azaba uwo mubana, uwo babana, uwo munzu ye, uwo hafi yiwe. Umwanzi wawe ni uwa bugufi bwawe, ukuroga n'ukuzi, n'uwo mugendana, n'uwo mubana, n'uwo nibishoboka ko ushobora kurogwa n'uwo mutabana, uwo mubana, uwo mu maraso y'iwanyu, uwo mu muryango w'iwanyu, uwo niwe ukuroga. Noneho twebwe nk'abakozi b'Imana hari igihe biva muri icyo cyiciro, noneho sasa ukaba watangira korogwa n'abandi bantu batandukanye no mu bihugu bitandukanye, kuko ubwami bw'umwijima buba buguhiga. Ariko ntibushobora kutunesha mu izina ryande, ntibyabaho ntibwatunesha. Rero Imana ibaha umugisha. Dukomeje inyigisho yacu y'inyenyeri. Amen. Ariko tugaruka nanone no ku nzozi zitwarwamo cyangwa zibirirwamo inyenyeri. Inzozi zibirirwamo inyenyeri z'abantu, ugasanga inyenyeri z'abantu zibwe, zatwawe ikuzimu, zatwawe n'abarozi. Imana idufashe mu izina ryande. Imana ikaba yarakuremanye. Ndayankubwire ngo ubaye uri hano ufite ikibazo cyo kutabyara, utibeshya ngo Imana yakuremye udafite ubushobozi bwo kubyara. Imana yakuremye ufite ubushobozi bwo kubyara, umubiri wawe ari muzima. Ikiba cyabaye mu mwuka, hari abantu baba babonye ko ufite inyenyeri y'urubyaro,
kandi urwo rubyaro mu nda yawe hazaturuka abana bakomeye, abana b'abanyabwenge, abana bazagukenura, abana bazaza bakayobora igihugu, abana baza bagahindura ubuzima bwawe mu masaziro yawe, ubwami bw'umwijima bukabibona mbere yabyo. Noneho ikuzimu bagahagurutsa umurozi bakavuga bati funga iriya nda, ntabwo dushaka kwibyara. Inda bakayifunga. Hatabayeho rero imbaraga z'amasengesho cyangwa za nkomezi z'amasengesho zibohora yanda, umuntu ashobora gupfa atavyaye, ariko mu by'ukuri agira gute? Bitari umugambi w'Imana. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ubaye ufite icyo kibazo rero ugomba gutwita ukabyara mu izina rya Yesu. Kuzimu babishaka batabishaka, Satani abyemera atabyemera, nta kumusabira uburenganzira, urava hano ubohowe mu izina rya Yesu. Haleluya. Waje mu bwami bwa Kristo. Ubwami bwa Kristo rero aho buri, aho bugeze, imbaraga zabwo, nuvuga ngo ntabwo bishoboka ku bwami bw'Imana aho bugeze, ubwami bw'umwijima buba bugishobora gukora. Bwana sifiwe sana. Buriya muri ziriya ntambara zahozeho za Zahabu na Yezebeli ariwe mugore we, basengaga za Bali bakasenga na Ashera, arizo mana basengaga. Ashera bakamwizera nk'Imana itanga imbyaro, hanyuma kiriya kigirwamana cya Bayali bakizeraga nk'Imana izana uburumbuke mu gihugu, yagusha imvura mu gihugu, yasubirisha umuriro, yakora ibikomeye. Niko bizeraga ziriya mana zombi uko ari ebyiri, ikigirwamana cyitwaga Ashera n'icyitwaga Bayali. Bo bari bazi ko bifite imbaraga, kandi koko mu gihe cyabo ntabwo bari kuzajya bambaza biriya bintu batarabona ko hari icyo bikora. Buriya hari icyo byakoraga, ariko kuko hari haje Imana Data twese uyihagarariye, ari we Eliya, ubwami bw'Imana bwururutse ku musozi Horebu, ntabwo byari gushoboka ko Bayali akora, ntabwo byari gushoboka ko Ashera akora, ntabwo byari gushoboka ko Imana zabo zisubirisha imiriro, kandi hari umukozi w'Imana yari yamaze kuboroka imikorere yazo. Haleluya. Haleluya. Nge sinizera, hari abandi babyizera, ariko nge sinizera ko ngewe Imana igaragaje ibibi cyangwa se umuhanuzi agahishurirwa ikibi ku buzima bwanjye, ntabwo nizera ko hari ibimenyetso by'icyo kibi kigo ngo Imana ngo bivanyeho, ariko ngo bibayeho n'ibimenyetso byo simbyizera. Nge nizera ko bigomba guhanagurwa n'ibimenyetso bikava burundu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nta kindi kizima Satani yantekerezaho kiretse kunyica, kiretse gushaka kungirira nabi. Sinanamubuza gutekereza ibyo atekereza no kugambirira ibyo agambirira. Ndavuga niko nta na kimwe yagambirira cyansohoraho namba. Semene amen. Semene amen. Ntacyo yapanga, ubwami bw'umwijima ntacyo bwapanga ngo binsorereho cyangwa ibimenyetso byabyo ngo bimbonekeho. Kubera iki? Yesu yaravuze ngo mbahaye imfunguzo, Matayo 18:18, mbahaye imfunguzo z'ubwami, ibyo muzahambirira hano mu isi no mu ijuru bizabihambiriwe, n'ibyo muzahambura muri iyi si no mu ijuru bazahita babihambura. Zamurira Imana yawe icyubahiro niba wumvise icyo mvuze. Mu yandi magambo, hano mu isi icyo mpambiriye havuga niki ndakiziritse, ako kanya mu ijuru bahita bakizirika, ntigishobora kumbaho. Semene amen. Cyaziritswe. Icyo mnahambuye ku isi no mu ijuru bahita bavuga ngo natwe turabyemeje, turagihambuye n'ikibi. Rero sinizera njewe mu ruhande rwanjye, ubwo we niba wizera ibyo ngibyo simbizi, kuko Yesu yaravuze ngo ijambo riravuga ngo umukiranutsi wanjye abeshwaho no kwizera. Ni ukwizera ngo nabwo nakubura umutima Imana ntizamwishimira.
ngiyewe rero nizera ko umanuriye aksida nta n'ibimenyetso by'impanuka ngomba kubona. Igihe mvuze ngo ndazirika, ndahambira, ndaboha impanuka y'imodoka, impanuka ya moto, impanuka y'igare, impanuka y'indege, ndayizirika nyivanyeho mu mwuka, nyivanyeho mu mubiri, biba bivuyeho ako kanya. Ntibyashoboka reka nta n'akamenyetso kaboneka. Semenebene. So rero biterwa no gusenga nabi babandi babahanuriwe ibyo ngibyo ndetse n'uburyo baba bizeye. Imana idufashe mu izina ryande. Ntabwo bibaho. Yesu ashimwe. Umva ijambo ukuntu rivuga muri Zaburi igice cya 90, haravuga ngo kuko ibibi bitazakuzaho kandi ibyago bitazegera ihema ryawe. Komera Imana amashyi niba wizera Bibiliya, kuko hari abandi bantu bafite ibyo bizera bidashingiye muri Bibiliya, mu byanditswe byera. Nge nizera ibyanditswe byera ko ari ukuri kandi ari amina. None uyo ndose ikibi ibibi hapfukama agasenga havuga ni ndahanagura n'isi y'umwuka propaganda z'abazimu, imigambi y'abarozi, imigambi y'abakonikoni ku buzima bwanjye, nyivanyeho mu izina rya Yesu Kristo. Ako kanya kivuga mu izina rya Yesu biba bivuyeho. Hakubwo izina narababwiye ngo izina rya Yesu ni kiboko ya mapepo ya mizimu na majoka na mashetani. Zamura Imana yawe cyubahiro. Ushaka gukomesha abarozi, ugakomesha imizimu, amajini, amashitani, inzoka za sikropeo n'indi myuka yose itandukanye, ukatura iryo zina cyangwa ukatura amaraso ya Yesu. Ndanigisha umumaro w'amaraso ya Yesu, mbega akamaro k'amaraso ya Yesu, ibintu 12 amaraso ya Yesu akora mu isi y'umwuka. Iyo wamaze kumenya agaciro kayo, ibintu 12 amaraso ya Yesu akora. None iyo wamaze kumenya imbaraga ziri mu maraso ya Yesu, ukamenya imbaraga ziri mu izina rya Yesu, amen, ukamenya imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana aribyo byanditswe byera. Icyo ni cya gatatu. Ukamenya imbaraga ziri mu mwuka wera twawe. Ninde murozi wagukiniraho? Semene amen. Ubundi ukumvira ijambo ry'Imana ugakora ibyo rigutegeka. Mu mwuka uradomina, ugakontorora, ugategeka. Bwana sifuwe sana. Reka wirukana ushaka, ugahushaka, ukimushaka mu mwuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Babagore bananiwe n'abagabo ngo kajya mu nzaratsi. Hari inzaratsi zo mu isengesho sha. Uzi inzaratsi muzita ibiki mwebwe? No ngarutse muri za nyigisho kwa kundi nababwiraga, ni ukuvuga ngo naberekaga ko icyo uwowe ushobora gufungura. Nashakaga kugaragariza inzaratsi abagore bananiwe n'abagabo, aho kugira ngo ukoreshe imiti ya gipfumu, koresha isengesho. Sengera umutima w'umugabo wawe, ufate mu mwuka, urebe ko utawuhindura. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Urumva nge nahinduye umutima w'umugore mu buryo bwa rya sengesho nababwiye, kandi ry'iminota mikeya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Araza ansaba imbabazi hagati ya komite y'itorero. Haleluya. Urashaka inzaratsi nziza, koresha inzaratsi y'isengesho. Iga gusenga. Muyita injondama. Koresha njondama y'isengesho.
urebe ku mutima w'umugabo wawe utawuhindura, wirebera ibintu mu mwuka ngo aragukubita utangire kurwana nawe n'iki, cyangwa niba adatanga iposho ngo utangire kumubwira amagambo menshi. Mureke, kuko nawe afite ikimuziritse, afite ikimuhambiriye, icyo kimutera kudakora ibyo yakagombye gukora. Niyo wamubwira gute ntiyakumva. Igikenewe ni isengesho aho ngaho rihambura umutima we. Zamura Imana yawe icyubahiro niba unyumvise. Isengesho rirakaze cyane, isengesho rikora ibintu bikomeye. Bwana asifiwe sana. Kuva icyo gihe nizerera mu masengesho. Iyo krizi yanyatatse, krizi nyine nta gafaranga ndi kubona, mfita ninjira mu masengesho, nta kindi. Uwo munsi nangira amasengesho yo krizi yanyatatse. Nta munsi n'umwe nshobora gusoza amasengesho amafaranga ntarayabona, ntibibaho ntibiranambaho. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ndayankubwira ngo amasengesho akora ibintu bikomeye. Nababwiye ngo nta ndwara ijya imaramo iminota 30, ntibibaho. 30 ikindimo njya gusoza mu isengesho mpfukamye mvuga amina, yamaze gusezera mu buzima bwanjye, ntakiribwa ntakibabara, byose byashize. Ibyo nawe byashoboka. Nta ndwara ugomba gutahana hani kurimo mu izina ryande, ibaye ari diabete, ibaye ari kanseri, ibaye ari sida, ubwoko bwose bw'indwara zose nzi uko zikorwa, nzi uko zoherezwa, nzi uko zishyirwa mu mibiri y'abantu. Iyi munsi zirakuvamo mu izina rya Yesu. Rero hari inzozi ziza zihetse uburwayi, ziza zihetse ubukene, ziza zihetse urupfu, ziza zihetse inyatsi, ziza zihetse kuburirwa mu isi y'umwuka, ukatakwa n'abarozi. Abarozi bakazi wawe, abari bari hano ejo narabiberetse ukuntu umurozi acomoka mu mubiri we akaza akinjira iwawe mu nzu, yamara kwinjira iwawe mu nzu agasanga usinziriye. Kuko rero usinziriye, kanguka mu izina rya Yesu. Ndakangura abantu bose Satani ari gusinziriza, komanga umuntu uri iruhande rwawe usinzira, akanguke mu izina rya Yesu. Abazimu basinziriza, narababwiye ngo hari impamvu yo kuba wasinzira, kuba wabukoreshwa ubwami bw'umwijima abarozi bagukoresha. Bishoboka ko umurozi ashobora gukoresha umuntu utari umurozi, ibyo birashoboka. Yesu ashimwe cyane. Tubibona mu byakozwe n'intumwa igice cya 16, aho hari umwana w'umukobwa wahoraga ajya inyuma ya Pawulo asakuza avuga ati aba bantu ni abantu b'Imana mubumvire. Biba 1, 2, 3, biba 4, 5. Ngo ariko igihe kigeze ngo bikora ahantu Pawulo cyaha wa mudayimoni wari uri muri uwo mwana w'umukobwa, amucyashye amuvamo. Birimo ngo abamukoreshaga babonye ko nta nyungu bakimutezemo, abamukoreshaga ngo bafata ba Pawulo barakurubana babajyana mu inuza mu nzu y'imbohe barabafunga. Bwana asifiwe sana. Tukabona ko uwo mukobwa rero yakoreshwaga n'abarozi bakomeye. Ushobora kubura hanga utari umurozi, ariko hari abarozi bagukoresha mu isi y'umwuka, bashika umwuka wawe. Cyagiye bashitse umwuka wawe, twebwe dusenga hari n'ukuntu umurozi akwambara, yakwambara mu gihe ndi gusenga nkaba nabona wowe uri kungaburira cyangwa se uri kundoga, nkibwira ngo ni wowe, kumbe si wowe, kumbe hari undi ugukoresha. Ba bantu rero bafite iyerekwa rigufi batazi iby'umwuka, ashobora gutangira kuvuga ngo runaka n'umurozi kandi atari we, kumbe arakoreshwa uwo muntu. Dusomere rero Danieli igice cya 4, twinjire mu nzozi zihepfu, tuje dusobanure inzozi zijyanwa mu inyenyeri zibwamo. Hanyuma nyuma yo gusobanura ibyo byose turahita twinjira mu mavuta yo gusenga, turagarura inyenyeri yawe. Hari abantu Imana yaremye ibaha inyenyeri yo gucuruza, ibaha inyenyeri y'urubyaro mu nda yabo, ihashyira imbyaro zikomeye, ihashyira abayobozi, ihashyira abavuga butumwa, ihashyira abahanuzi mu nda zabo, ihashyira abacuruzi bakomeye, ihashyira abapolitisiye bakomeye. Ikuzimu iyo bababonye, abarozi bo mu muryango iyo babonye, baravuga bati mufungire iriya nda muyifunge, ntabwo dushaka kuriya azabyara. Ikaba intandaro yo kuba wagira ubugumba, ariko ubugumba bwa kirozi. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ubundi bakabona bati tugarutse bakareba imikorere yawe, uko ucuruza, uko winjiza. Ubwami bw'umwijima bukavuga ati mu mukubita inyatsi,
utangire guhomba. Uhereye inyatsi igihe yaje iraje ikambara ukuboko kwawe, inyenyeri y'ubucuruzi wari ufite n'ukuboko kwiza kwakira ikagenda. Watangira gukora bikanga, ibyo ukora bikanga, ukagerageza ukavuga atahari wenda n'igishoro gito. Reka nkubwira, ufite umugisha 100,000 wabitangiza by'amarundi ukazamuka ukaba umukire. Inyenyeri yawe ihari, ntibisaba igishoro kinini, inyenyeri yawe ihari. Semene amen. Ubundi bakaraba bati natwe abakozi b'Imana bijya bitubaho, bakaraba mu mwuka, inyenyeri yawe niyo kugenda genda amahanga ubwiriza ubutumwa bwiza. Bakareba inyenyeri kuriho niyo guhura n'abantu bakomeye. Ikuzi bakavuga bati muzirike ari amavuta, muzirike iriya nyenyeri. Ugasanga umukozi w'Imana afite amavuta, ariko wapi ya mavuta ntagira aho amuvana n'aho amugeza, kuko batwaye inyenyeri yiwe. Uyu munsi zose ziragaruka mu izina rya nde? Rya Yesu Kristo. Ubundi ugasanga Imana yashyize inyenyeri ye ku rurimi rwe, ni wa muntu uvuga rikijyana. Semene amen. Nuvuga ngo aravuga yarekura ijambo abantu bakamwumva kabiri, abantu bakamwumva cyane, ndetse n'icyo avuze abantu bakakigenderaho. Ikuzimu bakareba bati mufunge ruriya rurimi, iriya nyenyeri turayishaka. Ugasanga none urimo uravuga, umugabo ntakumva, abana ntibakumva, kandi imbere barakumvaga. Kangura uwo mwana w'umukobwa, mukangure. Buri ubere mwene so ukwicaye iruhande, ntiwemere ko asinzira. Ashobora gusinzira. Izi nyigisho zirakaze mu mwuka. Ikuzimu niba bashaka ko zumvwa, niba bashaka ko zivugwa, abarozi niba bifuza ko zitambuka, kuko baba bazi yuko baba bagiye gushya, ibyo babibye biba bigiye kugaruka. Yesu ashimwe cyane. Bityo rero muri twe haza umwagenti wa Satani tutabizi, agent uhagarariye Satani. Kwa kundi wabona yashizwe yasinwe kwibwa ngo gusinzira, kumbe spirit yiwe, roho yiwe irimo iragenda ikora ku muntu. Amen. Yesu ashimwe. Ngo wabuze akazi, birivuga ngo udakora nakarye. Ugomba gukora, Satani yabishaka atabishaka, mu izina ryande rya Yesu. Watsinze urupfu n'ikuzimu, imizimu mushe mukongoke. Tugomba guhombya Satani, tugomba guhombya ubwami bw'umwijima, abana b'ubwami bw'Imana bakunguka. Haleluya. Amen. Yesu yaravuze ngo icyatumye yerekanwa, Yohana wa mbere 3:8b, haravuga ngo yerekaniwe kugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Imirimo ya Satani yakoze ku buzima bwawe igomba kwangirika mu izina ryande rya Yesu. Hari ukuntu umwana avuka muri ubwo tekinisiye bw'ikuzimu bwo kwiba inyenyeri, bakamureba bagasanga ni umuntu uzatobora akagira kure cyane. Bakavuga bati uyu muhungu ko tubona ari kwiga amashuri cyangwa n'umwana w'umukobwa tubigenze gute? Bakabona ufite inyenyeri y'amashuri kandi yego barakuretse urigize uraminuje. Aravuga ati reka rero uburyo twafungiriye nyenyeri yiwe tukayiba, reka tumuterereze daimoni yo kunyura umogi, daimoni y'ubusinzi. Kidaimoni kikaza kikakwinjiramo, ubusinzi bukagutwara, rumogi rukaba rwinshi, noneho ukabura gukontorora ubwenge kubwo nuvuga ngo cya cyerekezo wari ufite cy'ubuzima. Inyenyeri bayitwaye, kuko bayitwaye bayisimbuje undi mu daimoni winjijwe mu buzima bwawe w'ubusinzi, bayisimbuje undi mu daimoni winjijwe mu buzima bwawe w'iki wo kunywa itabi n'urumogi. Ayo madaimoni yose agomba kubarekura mu izina ryande rya Yesu. Ubundi mukobwa bakaraba bagasanga afite inyenyeri y'urubyaro, bambaye y'urugo rwiza, aruzuwa ku rugo rwiza. Bakavuga bati kugira ngo turimite urugo rwiwe, bagafata ikuzimu bakazamura umuzimu cyangwa igini, bakaritransfera mu mubiri wawe, rikaza rikakwinjiramo, rikagutera uburayi, ukaba indaya yigurisha, ukaraya nabo utazi nabuzi, kugira ngo inyenyeri y'urugo rwawe, y'urushako, y'umuryango wowe wakagombye kubaka ifatirwe ikuzimu. Aba bantu mubona b'indaya baba bafite, nuvuga ngo baba bafite inyenyeri y'urugo rukomeye, none ikuzimu sasa ikabaguranira, bakabatransferamo iyo mizimu. Icyo kidaimoni cy'uburaya n'ubusambanyi kigomba kumenagurika mu buzima bwawe, kikurimo mu izina rya Yesu, kikaguhunga. Haleluya, haleluya. Hari ibyaha bimwe na bimwe biba mu bantu, ariko ari amashitani abarimo abibakoresha. Baravutse badafite izo ngeso, barakuze badafite iyo mico, ariko kuko hari imyuka boherejwe ikabinjiramo, inyenyeri zabo zigatwarwa, ugasanga ya myuka irimo irabakoresha muri ubwo buryo.
Imana ibarengere mu izina ryande. Watsinze urupfu n'ikuzimu kinga ntihagire ucingura. Uyu ni umunsi wawe rero, dusomere vuba byihuse. Izindi nzozi za Nebukadineza. Yego. Jewe umwami Nebukadineza ndabandikiye moko n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe, mwese muri ku isi yose, amahoro agwire muri mwebwe. Mbonye ko ari byiza guserura ibimenyetso n'ibitangaza Imana isumba byose yankoreye. Ese ukunda ibimenyetso byayo ari bikomeye? Tangira simbuka utangire kugira ngo ucunguze uburyo umwete arota inzozi, avuga inzozi yarose. Umurongo atangira kuvuga inzozi yaroseho. Turabe murongo, turabe duhere kuri ndwi. Abanyamareba n'abapfumu n'abakarudaya n'abamenyi bararenguka. Ariko tangira avuga ngo yarose inzozi, ahagarika umutima n'iki bintu nk'ibyo kugeza igihe ashakiye abo barozi kugira ngo bazisobanure. 5. Ndota inzozi. Uwo ni Nebukadinezari, umwami w'igihugu gikomeye, ari kukubwira inzozi yarose. Nuko arota inzozi zintera ubwoba, zimutera ubwoba. Uraje wumva inkomoko y'inzozi zitera ubwoba rero. Ibyiyumviro nagize ndi kukigwa, bo nibyo nerekewe mu mutwe bimpagarika umutima. Ibwo ni inzozi yagize gute? Zamuteye ubwoba. Arimo aravuga mukanguke mu izina rya Yesu. Amen. Kubw'ibyo mpamagaza abanyabwenge bose, yamaganye bose b'Ibabuloni mu gihugu cyose, kugira ngo mbamenyeshe, kugira bamenyeshe izo nzozi uko zisobanurwa. Kugira ngo bamumenyeshe izo nzozi yarose zimuteye ubwoba. Ntabwo yarekeye aho ngaho, yifuje gusobanukirwa ziragaragaza iki, zirasobanura iki. Umva we za nzozi ujya urota we ntuzite, ukumva ko ntacyo zitwaye, ukavuga ngo ni inzozi gusa. We rero abantu b'abahanga n'abanyabwenge batubandirije bari bazi ko inzozi atari inzozi gusa, bazihaga agaciro. Niwe w'iki gihe utaziha agaciro. Umwami yazihaga agaciro, ahamagaza abantu ngo bamusobanure iby'indoto. Komeza. Ariko ubuheruka hinjira Daniyeli, ariwe Beruteshaza, yego, nk'uko yitiriwe izina ry'Imana yanje. Niwe ari mw'imwemu z'Imana zera. Uri mu mwuka wera w'Imana, niwe wenyine ubasha gusobanura inzozi. Komeza. Ndamurotorera inzozi zanje. Yego. Nti yewe Beruteshaza, umukuru w'abanyamareba, konzi ko imwemu z'Imana zera, yego, ziba muri wewe, kandi ko atabanga rikunanira. Yego. Ndambarira ibyo neretswe mu nzozi zanje, ibyo ari byo. Yego. Nuko bisobanurwa. Ese we ntabyo ujya urota mu nzozi utigeze umenya uko bisobanurwa? Komeza. Ibyo nerekewe mu mutwe, yego, ndi kukigwa n'ibi. Nagize ntya, mbona igiti cy'inganzamarumbu. Wumve, we yarose igiti cy'inganzamarumbu gitabamye mu isi hagati. Icyo giti kirakura, kirakomera. Ubushorishori bwacyo bushika ku ijuru. Kibonwa n'abo ku mpera y'isi bose. Ibibabi byaco byari byiza pe, kandi cyari gitengengeye ibiribwa byinshi. Yego. Kikaba kw'ibyo guhaza ibiriho byose. Yego. Ibikoko byo mu ishyamba byugama mu gitutu cyaco. Ibiguruka mu kirere byarika mu mashami yacu. Yego. Kandi ibyari n'ubugingo byose byatungwa nacyo. Maze mu byo nerekewe mu mutwe ndi kukigwa, ngize ntya mbona umushibamyi kandi yaruwera amanuka ava mu ijuru. Yego.
asemerera n'ijwi rirenga yego ati niwicire icyo giti ugikokore icyo giti ugikokore amashami ugihungurure amababi yego usabagize ibyo cyamye ibikoko bikive munsi kandi n'ibiguruka bive mu mashami yacu yego ariko igishitsi ukirekerane n'imizi yacu mu kuzimu yego ugihambirize ibyuma n'imiringa gisigare mu byatsi bitoto byo ku musozi kandi kize gitondwe ko n'urume ruva mu kirere kirishanye n'ibikoko ibyatsi bimeze ku isi kandi umutima wacu ntube ukiba uw'umuntu ariko gihabwa umutima w'igikoko burya bwose umuntu ashobora kuba yaba afite umutima w'umuntu ukavanwamo agahabwa umutima w'igikoko. Umva impamvu ya wa mugabo wawe wagiye aguhinduka uko wari umuzi si kumuzi kano kanya mugikundana mbere yakubwiraga jote msheri tugambo twiza uyu munsi aragutuka arakureba akakubwira ibigambo bigusesereza. Yarahinduwe bamukuramo umutima yasanganywe bamushyiramo umutima w'igikoko, umutima wo kukubwira nabi, umutima wo kukwanga. Humvise ukuntu bigenda, warahinduriwe. Umwana wawe yari afite imico myiza, ari umwana ubwira akumva, akakaye yazanye imico mibi, umutima we warahinduwe. Bamuvanyemo umutima w'umuntu bamushyiramo umutima w'ubunyamaswa. Iyo mitima yose iragaruka mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Nebukadinezari arose inzozi z'igiti. Ari nkawe warose igiti, ntabwo wakumva ko ari ibintu bikaze. Warose igiti ukabona gifite amashami meza, gifite amababi, ukabona munsi y'icyo giti ibikoko byose byo mu ishyamba ariho byibera, ukabona umuntu avuga ngo icyo giti bagiteme bagikuraho amashami yose, nibamara kugikuraho amashami yose noneho igishitsi bagihambiriza iminyururu bakirekera aho ngaho kimara ibihe runaka, wewe wakumva ko ari igiti gisanzwe. Sibyo yemwe uvugishije ukuri? Izo nzozi wakurirwa uzikurikirana. Warose igiti wakurirwa uzikurikirana, wakurirwa ushaka kumenya ibyo ari byo. Ariko uyu mwami bari bazi isi y'umwuka n'imikorere yayo nubwo bari bataramenya Imana neza. Buriya umuntu ujya gupfumura kuraguza no mu bapfumu aba yamaze kumenya isi y'umwuka ko hari ikintu cyamubayeho ariko gifite impamvu zagize gute zabiteye, nuko gusa ajya kubariza ahantu hatariho. Yesu ashimwe cyane. Abagiye kubariza kwa Satani, ariko nibura aba ari nk'umuntu watangiye kumenya ko ibibazo bidapfa kumugwaho gutyo. Imana idufashe mu izina ryande rya Yesu Kristo. Urumva rero hari ibintu bibaho mu isi y'umwuka twebwe tukabibona mu buryo bw'umubiri, tukibwira ngo ibyabaye ni ibisanzwe, ibyabaye ni ibintu bitunguranye, ariko biba byarateguwe kera. Biba byarateguwe kera, iyo miteguro ikuzimu barayiteguye igashyirwa mu bikorwa n'abana b'abantu bitwa abarozi. Iyo rero Nebukadinezari yarose inzozi, arota igiti, amaze kukirota nk'uko twakivuze, ariko agira amakenga, ubwoba buramwita yumva ko icyo giti yarose atari igiti gisanzwe. Reka dusomerwe insiguro z'icyo giti. Umuhanuzi w'Imana aje, urabizi yabanje gukoranya abarozi n'abakonikoni n'abanyabwenge bo muri icyo gihugu, bananirwa gusobanura iby'izo nzozi. Kirazira kikaziririzwa umukristo wamenye Kristo, wamenye Imana, uzi ko hari isi y'umwuka iriho n'iyi si ifite imibiri. Kuba yarota inzozi agaterera iyo ngiyo, Imana idufashe mu izina ryande. Zaba ari inzozi mbi zirasohora, zaba ari inzozi nziza zirasohora. None igitangaje, imbi zo zita zisohora vuba kurenza inziza.
dusomere none basobanura inzozi. Daniyeli asobanurira umwami inzozi ziwe. Daniyeli asobanurira umwami inzozi ziwe. Uraje wumva inzozi ziba zihetse urupfu, inzozi ziba zihetse ibyago, inzozi ziba zihetse amakuba, abantu babatazi hari ikiziteye. Dusomere. Nuko Daniyeli ariwe Beluteshaza amara akanya yumiwe. Daniyeli amaze kumva ibyo bintu, kuko nk'umuntu wabyumvise mu mwuka yumva arumiwe, araceceka. Komeza. Amaze kumva ikizo nzozi zisobanura. Komeza udusomere vuba vuba. Ibyiyumviro byiwe bimuhagarika umutima. Umwami yongera kumubwira ati yewe Beluteshaza, yego, izo nzozi nuko zisobanurwa ntaco biguhagarika umutima. Beluteshaza aramwishura ati izo nzozi zirakaba ku bansi bawe mwami wanje, kuko zisobanurwa nuko zisobanurwa kurakaba ku bagwanizi bawe. Hari inzozi warota ukaba ko wakwifuza ko zaba ku banzi bawe, wowe zakuba kure mu izina rya Yesu. Nuko ico giti wabonye gikura kigakomera, ubushorishori bwaco bugashika kwijuru, kikabonwa nabo ku mpera y'isi yose, kandi ibibabi byaco byari byiza, kikaba cari gitengengeye ibiribwa byinshi, kandi kikaba kw'ibyo guhaza ibiriho byose, kandi ibikoko byo mu ishamba bikugama munsi yaco, ibiguruka mu kirere bikarika mu mashami yaco. Ico giti ni wewe mugenzi. Tubonye igiti gisigura nyirubwite warose inzo nzozi. Kumva ushobora kurota igiti imbere yawe, ushobora kurota n'inzu, ushobora kurota iki, kumbe ari wowe, atari icyo kintu webwira, ari wowe. Arabwiwe ngo icyo giti ni wowe. Noneho wumva ibyo agiye gukorerwa. Komeza usome ibyo agiye gukorerwa. Warakuze nibyo. Urakomera. Kuko ubukuru bwawe bwakuze bugashika kwijuru, n'inganji yawe igashika ku mpera y'isi. Yego. Kandi mwami, nkuko wabonye umushibamyi kandi yari uwera amanuka ava mu ijuru, ati niwicire ico giti ugicagagure, ariko igishitsi ukirekerane n'imizi yaco mu kuzimu, ugihambiriza ivyuma n'imiringa, gisigare mu byatsi bitoto byo ku musozi, kiza gitondwe ko n'urume ruva mu kirere, kirishanye n'ibikoko byo mu ishamba, gushitsa ibihendwi bigikuranirwako imyaka 7. Nuko uku niko bisobanurwa mugenzi, kandi n'icyagezwe cy'isumba byose kigushitseko mwami wanje nye n'ingoma, ngo uzokwirukanwa mu bantu. Inzozi zigaragaje ko agiye kwirukanwa mu bantu, agiye kwirukanwa mu muryango. Ubwo ngarutse kuri wowe, ushobora kubona inzozi ari inzozi zigiye kukuvana mu muryango, ushobora kubona inzozi ari inzozi zigiye kukuvana aho wari utuye zikakujyana mu byago. Ushobora kubona inzozi, ejo nabivuzeho, hari umuntu ushobora kurota akisanga ari mu giturage cy'iwabo, hahandi avuka, kandi kano kanya ari mu mujyi w'Ibujumbura, ariko inzozi zikamwereka ari mu giturage cy'iwabo ahinga, inzozi zikamwereka ari mu giturage cy'iwabo arimo ararya, inzozi zikamwereka ari mu giturage cy'iwabo ari ku ishuri, inzozi zikamwereka ari mu giturage cy'iwabo ari mu rutoki, inzozi zikamwereka ari ahantu mu ishyamba hatazwi. Kumbe uwo muntu abarozi bagiye kumubika iyo ngiyo mu ishyamba, azaba mu mujyi ariko atagaragara nk'uri mu mujyi. N'ubundi nubwo ari mu mujyi bararebye bavuga ati kagiye mu murwa karabeshyera ubusa,
n'ubundi ntacyo kazabonayo. Bagakora itekinika wo mu mwuka bakatura ko bakuzirikiye mu ishyamba, bakubitse mu ishyamba, umubiri ukaza ukibera hehe? Mu mujyi. Kuko rero ari umubiri uri mu mujyi wa nyirizina udahari wo mu mwuka, ntuzatangira kubura ubuzima waraje kubushakira mu mujyi. Imana ikuvane muri iryo shyamba mu izina rya Yesu. Haleluya! Amen. Imana ikuvane muri iryo shyamba mu izina ryane ya Yesu wapfuye akazuka. Wundi akibona ari mu itongo ahantu inzu y'iwabo bashenye bavanyeho itanakiriho, bubatse iyindi nzu, ariko inzozi ze zikamwereka ko ari muri ya nzu ya mbere iwabo bashenye, niyo akayibonamo arimo arahakorera uturimo dutandukanye. Wakibwira ngo ni inzozi zisanzwe, kumbe birasigura ko wa muntu ni ukuvuga ngo hari igicaniro cy'umuzimu cyamuzirikiye muri ayo matongo. Ibicaniro by'abadayimoni n'imyuka yo mu miryango y'iwabo yamuzirikiye muri ayo matongo. Nta kintu yakora ngo bikunde. Yava ahangaha akajya muri Amerika nta kizahinduka, yava muri Bujumbura akajya Rusaka muri Zambia nta kizahinduka, kuko yibera muri iryo tongo. Ibicaniro byo mu miryango niho byamuzirikiye. Wakibwira ngo ni inzozi zisanzwe. Aho ngaho ni naho inyenyeri yiwe yahambwe, aho niho yazitse bayishinguye. Azagenda mu mujyi ashakisha akazi akaburi, azacuruza agataro byange. Nahura n'umugabo mu mujyi, umugabo wapi bizanga agiye kubaka urugo, ugasanga abantu bari guca mu buzima bw'imiruho n'imihangayiko batazi mba n'imvano. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura, mwemere munyigireho, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Haleluya! Umwami Yesu yazanywe no kuruhura wowe urushye, yazanywe no kuruhura wowe Satani yaruhije, imizimu yaruhije, abarozi baruhije. Ni wowe Yesu yaziye. Haleluya! Ngo agukure uwo mutwaro w'ubuzima bukugoye, w'imibereho ikugoye, akwikoreza umutwaro utakugora mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi menshi. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Amen. Igiti kigiye, wa muntu yahindutse igiti kigiye gutabwa, umuntu agiye gutabwa, agiye gushirwa mu ishyamba. Muri uko gushirwa mu ishyamba bamuzirikireyo amare y'imyaka 7. Mu mwuka ibyo mbyita kifungo cha kichawi. Nono kifungo cha kichawi ni iki rero? Urumva ubona neza ukuntu mu manza bijya bigenda. Mu manza mwarabibonye, bakagukatira bakavuga bati uyu muntu tumukatiye imyaka 20 bitewe n'icyaha yakoze. Ubwo bagahita bakumanura bakagushyira muri gereza, ukajya kumarayo imyaka yawe 20 muri iyo gereza. Abarozi baricara bagaterana bagahura, bagatangira gushinga ibirego. Umwe akavuga bati uyu arirata, uyu yarantutse, uyu kajya kishyira hejuru kavuga ngo kazakora kazubaka inzu nziza. Iriya nzu sinshaka ko, ntago nshaka ko ayubaka, ndashaka ko tuyizinga kubera ntago twamukira yatwirataho. Icyo ikirego kizamutse nuko wowe wakwirata gusa. Iyo nzu uramutse uyujuje, noneho sasa bagahita bagukatira bakavuga okay tugiye kuyizinga, ubuzirahereza iriya nzu ntazayirangize. Hari n'igihe bavuga bati reka tuyizinge imara imyaka 5-6 iri aho ngaho yarabuze uburyo bwo kuyubaka. Wowe ufite ibyo bibazo, Umwuka Wera yahoza ambwira nicaye hariya, ambwira ko tugomba kuzasengera n'ibyo bibanza by'abantu byaburutswe. Semeneme nayo mazu abantu bari kubaka byanze bakagira ahantu ibintu byahise byipfunga. Haleluya! Umwuka Wera yahoza ambwira ngo abagamama bafite abagabo badakijijwe bashaka ko bakizwa, ejo muzazi tuzabasengera, muzazana amafoto yabo hano ku gicaniro. Semeneme tuzadiringa n'imitima y'abagabo banyu mu izina rya Yesu.
abafite ubutaka bwazinzwe, bafite ubutaka bashyize ku isoko bakabura abakiriya. Haleluya. Ni itangazo. Ufite ubutaka bwanze washyize ku isoko, uri umukiriya, tuzabusengera. Ejo uzazana ubutaka bw'icyo kibanza cyawe hano. Bwana sifiwe. Nawe ufite umugabo utakijijwe uzazana ifoto yiwe hano. Bwana sifiwe sana. Uzaje yitwaje. Haleluya. Ufite umurwayi uzaze ufite ifoto ye nayo uzayizane kuri iki gicaniro. Haleluya. Ariko ntabwo mubizi, umurozi yashatse kukurogesha izina ryawe akarimenya akaritwara ku gicaniro cy'abarozi, kavuga ati yitwa runaka, akazi baba bakarangije. Murozi akubita ibintu umupfumu agakubita akagabanya izina ryawe inshuro 12 agahita amenya inyenyeri yawe, agahita amenya aho uvuka naho ukomoka, agahita akurura umuzimu mu miryango w'iwanyu wari warabajengereje, agahita gusunikira umuzimu akaguboroka biciye ku izina, ndetse uwo muntu atageze iyo ngiyo ariko ari izina ryiwe bajyanye n'ifoto ye bajyanye. Impamvu ifoto rero ni iyi. Iyi foto birava ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Nuvuga ngo ishusho ni ifoto. Semeneme. None rero ishusho, ufite ishusho ushobora gukora icyo ushaka kwa wa muntu. Abubatsi b'inzu nize ibintu by'ubwubatsi. Iwubaka inzu abafite pura. Yesu ashimwe yayanzu, ifoto yayanzu. Akawaka yanzu akurikije uko yafota ayifite. Ifoto yawe yageze ku mupfumu ku murozi, abasha kukuremaho ibyo ashaka. Kukuzinga, akaba yaguteza inyatsi, akaba yakuboha, akaba yakuzirika akagukontorora akakuboha mu isi y'umwuka. Inyenyeri akayifata akayihambira yifashishije ifoto. Niyo mpamvu ufite umuntu utaraha ariko ufite ifoto ye ushaka ko abohoka uzayizane. Semene amen. Tugiye gusenga. Haleluya. Ufite ubutaka bwawe bwazinzwe uzafata ubwo butaka uze tubusengere. Ariko mu isi y'umwuka ibintu bijyanye no ntambara zizi mwuka bigendana n'ituro nanone wateguye imbere y'isumba byose. Semene amen. Murabizi umupfumu ntabwo wajya kurogesha umuntu ukigera ku mupfumu direct ku gicaniro. Handi habarima ibigirwamana bya wa mupfumu, hahita akubwira ati ituro ry'abakurambere cyangwa inzoga z'abagabo, afite ukuntu abyita, kandi akakubwira yuko nibinaca muzagaruka kugira gute gushimira. Ituro ritangwa mbere, ugatanga ituro mbere, ababwira yuko uzagaruka no kugira gute gushimira. None hari igihe ushaka kuba umuntu afite akabazo gatoya, afite akabazo gato akaba yamucana 200 kandi abantu bajya mu bapfumu ntibajya babura n'amafaranga bajyanayo. Nibishoboka abajya mu bapfumu ntibabura amafaranga, ariko abajya kuwiteka bashaka kugira ngo Uwiteka babohore bakabura ituro, ntabwo ugomba kuribura mu izina rya Yesu. Haleluya. Turagusengera, Imana iragucira inzira, urabona ituro. Noneho rero uzazana ifoto y'uwo muntu, uzaza niba ufite n'umuntu ukuroga ukaba umufite nawe uzaze wamwanditse ku rupapuro, tugomba kubakubita bakagucikaho mu izina rya Yesu. Haleluya. Semene amen. Buri kibazo ufite akabarozi kagomba gushoboka. Mwami Yesu agomba kubahondagura. Biraba ngo umurozi kazi ntimukamurikabaho. Imana kuko yarazi ko abarozi ari abagome, ari n'abagizi ba nabi. Mu gitabo cyo kuva yaravuze ngo ntimukabareke babaho. Umurozi yakwizinzeho ni ikintu kibi. Tugiye gusenga Imana. Soza usoma inzozi zisohora umwami ibyo bamuroteye bimusohoraho, wumve ko byaje kubaho. Ibi byihuta vuba cyane. Noneho rero tuzanire za envelope zibaye zihari. Abatarafasha envelope ejo bafate izabo bazazizana ejo. Tuzasengera ibyo bibazo byose. Bwana sifiwe. Ufite umwana wawe ari ku ishuri, nta nuvuga ngo wenda yagiye kwiga mu ntara ariko nta bwenge, nta kibazo, izina ryiwe zarizana nabwo. Bwana sifiwe sana. Tuzasengera uwo mwana, agomba kugarurirwa ubwenge bwe bwose bwagiye mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Dusomere vuba byihuse.
ibyo umwami yarose ingene byamushitseko. Yego. Nuko ibyo byose bishika ku mwami Nebukadineza hashize amezi 12. Urumva inzozi zasohoye, ushobora kurota inzozi uyu munsi zikazasohora mu mezi 12 ari imbere, mu myaka 2 iri imbere, mu myaka 5 iri imbere, igihe zitagize icyo zikorwaho. Ukaba wasanga kano kanya urimo uraviva ubuzima bw'inzozi warose 2010, 2013, kuko wazifashe ibisanzwe. Ntuzongere gufata inzozi z'ibisanzwe nk'ibisanzwe mu izina ryande. Izo warose zose turazivuguruza, turazisenya, turazirimbagura mu izina ryande. Komeza. Hashize amezi 12. Yari kwaranobanga mu rugo rwiwe i Babuloni. Yari arimo arigendagendera mu rugo rwiwe i Babuloni. Hana habari warumva ko afite amahoro, arumva atekanye. Amezi 12 arashize, amerewe neza, ntarwaye. Imba usibye no kurwara, nta n'ikindi kibazo yari afite mu buzima bwe. Nta n'umuntu bari bafitanye ikibazo yarazi, yaramerewe neza. Ubyumve gusa ko yaramerewe neza. None arimo arakubwira ngo arimo ararengana, arimo aritemba, arimo aratembera mu nzu yiwe, muri villa yiwe. Wumve noneho sasa tukomeza. Umwami aravuga ati mbega hasi Babuloni hahambaye. Atangira kwishimira Babuloni hambaye yubatse. Aho niyubakiye ngo habe umugwa wanje niberako. Yes. Mubakishije inkomezi z'ububasha bwanje, ngo hatere igitinyiro canje icubahiro. Yego. Iryo jambo umwami akirikura mu kanwa, yego, haza ijwi rivuye mu ijuru. Akishimira ibyo bikorwa byiwe n'ibyo yubatse n'ibyo yagezeho, haza ijwi rivuye mu ijuru riti yewe mwami Nebukadineza, yewe mwami Nebukadineza, ni wewe ubarigwa, ubwami ubukuwemwo, ubwami ubukuwemo, urirukanywe mu bantu, urirukanwe mu bantu, ubana n'ibikoko byo mu ishyamba, ugiye kubana n'ibikoko byo mu ishyamba, uzorisha nk'inka, azorisha nk'inka, kandi bihendwi. Ibihe 7 imyaka 7 yose akatiwe imyaka 7 n'ijuru. Ijuru rimukatiye imyaka 7 ari muri ubwo buzima. Bizogukuranwa ko, bizagenda bihinduranwa ukimeze utyo. Gushitsa uzomenya, uzomenyera kwisumba byose, ariyo iganza ubwami bw'abantu, yego, ikabugabira uwo igomba wese, yego. Maze ako kanya bikibaho, iryo jambo riba kuri Nebukadineza, byahise biba kuri Nebukadineza, yirukanwa mu bantu, yahise yirukanwa mu bantu, asigara arisha nk'inka, Ibaza umuntu nyamuntu waryaga ibyo kurya, utangiye kurisha ibyatsi, ukarya ibyatsi. Icyambere, cya kabiri bigenda gute? Umubiri we wahise uhindurwa, utondwako n'urume, ruva mu kirere, gushitsaho umushatsi wiwe, kugezaho umusatsi wiwe wabereye ikigunda, wabaye ikigunda uba nk'ibyatsi nawo, nk'amoya y'inkukuma. Ye baba we. N'inzara ziwe, zihinduka nk'izibisiga, Igihe cyashinzwe kirangiye, nushaka hagarara aho ngaho. Urumva umugabo nyamugabo w'umwami wari ukomeye, yararimo aratembera yumva ko nta kibazo gihari, arishimye, ubuzima bwe buguwe neza, n'urugo rwe ruguwe neza, n'ubutunzi, aratekanye, atunguwe n'ibyo bintu. Ariko mbere yuko atungurwa bimusohoraho, isi y'umwuka yari yarabanje kugira gute? Kubyerekana. Isi y'umwuka yari yarabanje kugira gute yemwe? Kubyerekana. Hari isi y'umwuka yakweretse biriya byose, hari isi y'umwuka yakweretse biriya byose bica mu nzozi zawe, urarota ntiwakubyitaho, urota uri mu ishyamba, urota uri mu itsinda ry'abantu urimo uraryuranywa,
urota imbwa ikwirukankana zishaka kukurya, urota inzoka zivugana nawe ishaka kukurya. Isi y'umwuka itangira kukwereka ikiri kujya imbere, ubundi nawe igihe kigeze aza kurota ribagirwa. Ariko tubona Nebukadinezari igihe kimwe nabwo arota yibagiwe, nabyo bimutera ubwoba. Ahamagaza abakonikoni n'abapfumu arababwira ati nge narose nibagiwe, icyo nshaka gusa nuko mumbwira inzozi narose, kandi nimutazimwira ndabica. Iyi yari yarasobanukiwe isi y'umwuka. Mu mwuka ushobora kurota bitewe, hari uburyo bubiri. Ushobora kurota Imana izanye amakuru meza ku buzima bwawe, hari imigisha ijuru rishaka kukwereka igiye gusohora ku buzima bwawe, kandi ijuru hari icyo rigusaba ugomba gukora. Hari amasengesho usabwa gusenga kugira ngo ya migisha imanuke ku buzima bwawe. Satani akaza akazikwibagiza, akazitwara kugira ngo uwo mugisha urate. Hari ubundi buryo bwa kabiri bwo kuba warota inzozi ukazibagirwa. Ari abarozi baje, ari imyuka mibi yaje igakora ibyo imara gukora, yamara kubikora ikakwibagiza kugira ngo utazasenga ngo bikurweho, utazasenga ngo bisenyuke. Noneho sasa ukaba wakwibagirwa gutyo ukaryama ubutibuka ibyo warose. Ibyo byose n'ibikorwa bya Satani. Abarozi bihishamo baje gutwara inyenyeri z'abantu no konona ubuzima bw'abantu n'imibereho y'abantu, no gufunga imigisha yabo ya hano mu isi. Uyu munsi imigisha igomba gufunguka mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Haguruka ku birenge byawe, twinjire mu mwanya mwiza w'imbaraga z'amasengesho. Tugiye gusenga Imana, tugiye guhamagara Imana. Buri inzozi zose warose zari zihetse urupfu, buri inzozi zose zari zihetse ubukene. Tubonye ko inzozi za Nebukadinezari icya mbere zari zirimo igisuzuguriro, agiye gukurwa mu bantu akavanwa mu bantu. Icyo ni icya mbere, ni umwuka wagombaga kumufata ugatuma yangwa, abantu bakamwibagirwa, bigatuma abantu bamwishisha, bigatuma abantu batakimukenera ukundi, bigatuma avanwa mu bantu akajya gutura ukwe mu ishyamba, akajya kubana n'ibikoko, akajya kubana n'ibisimba. Icya kabiri tubona yuko imirire yiwe yari igiye guhindurwa, azajya arya ibyatsi, atongera kurya umureti, atongera kurya akaboga nk'abandi, atongera kwambara nk'abandi. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwe, inzozi zari zibitse amakuru menshi, zihishemo ibintu byinshi by'ubugizi bwa nabi byagombaga gushyikira uyu mwami. Uyu mwami rero icyamwihishe nuko yananiwe guca bugufi ngo ajye imbere y'Imana, asaba Imana imbabazi y'abaho amasengesho. Iyo haza kubaho amasengesho yaciye bugufi, nta na kimwe cyari kumubaho. Yesu ashimwe cyane. Nta na kimwe cyari kumubaho. Nuko tubonye izo nzozi rero, kandi ayandi makuru zari zibitse, zari zihishe, nuko yagombaga kuzajya atungwa n'ikime kivuye mu ijuru, agahorana ubukonje. Hari abantu hano ahangaha bahorana ubukonje budasanzwe, wajya unamukoraho ukumva neza neza arakanye cyane. Hari abantu usanga bagira ubushyuhe budasanzwe, agashya mu mubiri we, akumva ni nk'aho mu mubiri we bari kumutwika, ariko wakora hanze y'umubiri ukumva ni ibisanzwe. Ubwami bw'umwijima buba bwaramucanyemo umuriro, abarozi baramushyizemo umuriro wa kirozi, agahora ashya ku manywa n'ijoro, ariko agahira muri wowe. Ibyo biragusohoka mubaye ufite icyo kibazo uri aho ngaha mu izina rya Yesu. Ntabwo uzongera kubyumva mu mbaraga z'amaraso ya Yesu. Haleluya! Ni mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo niho bigiye kukuviramo niba uyizera. Uri hano rero tutarinjira mu mwuka wo gusenga, ndagira ngo tubanze dusaba Imana imbabazi. Isengesho ryo gusaba imbabazi kirazira kikazirizwa kuba watangira isengesho utarihana. Bwana sifuwe sana. Icyaha gishobora kuba ikiraga imbere y'Imana, kikaba n'umutego watezwe na Satani kugira ngo ajye ahora kuzirikiraho agutware ya nyenyeri yawe.
ntizigere igaruka. uko twasenga kose ntizagaruke, kuko abafite umuryango witwa icyaha yakuzirikiyeho kigomba kukuvamo. mbere ya byose vuga uti mwami Yesu. vuga cyane n'ijwi ryawe, vuga uti mwami Yesu Kristo, ndi imbere y'amaso yawe, sabye imbabazi z'ibyaha byanje. ndi umunyabyaha wo mu magambo, wo mu bikorwa, mu bitekerezo no mu byo nibwira. iyo nigenziye sanga ndi umunyabyaha, mbabarira. amaraso yawe yuhagire umutima wanjye, amaraso yawe yuhagire ururimi rwanjye, amaraso yawe yuhagire ibiganza byanjye, amaraso yawe yoze ubugingo bwanjye bwose. umwanda warundiho w'ibyaha umveho muri uyu mwanya. Yesu we, ngwino unyeze, ngwino ntunganye. urakoze mwami Yesu kumbabariye. nakiriye imbabazi zitangwa n'amaraso yawe wavuye ku musaraba y'Igorigota. mbabarira ibyaha data na mama bakoze, ibyaha umuryango wanjye wakoze. amaraso yawe abimanagureho mu izina ryawe Yesu w'i Nazareti. uyu munsi imbere y'Imana Data wa twese uhoraho, ngaragare nemewe, nduwera. urakoze mwami Yesu kumbabariye. izere ko Imana ikubabariye ako kanya. birambwira ngo musabe muzahabwa. iyo usabye ako kanya Imana itiguha icyo uyisabye, ihise kubabarira. tutarakubanza tutarinjira mu mwuka wo gusenga, uri hano utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ngo wakira agakiza kubera ingofero ikurinda imitero bya Satani. wakira intwaro yo kwizera, ariyo ngabo igukingira imyambi abarozi bakurasa. wambara inkweto, aribwo butumwa bwiza bukwiteguza. uri hano utarakira agakiza kwanza, nturabatizwa mu mazi menshi, nturakizwa. wowe turamutse twinjiye muri izi ntambara z'umwuka dusenya aba barozi bakurwanya, dukubita abo badayimoni, tugarura iyo nyenyeri, byakugiraho ingaruka. waza kugera mu rugo babarozi bakavuga ati yadukubitishije ari mu rusengero. natwe tugomba kumwihimuraho. ugasanga bya bindi mujya mwumva babivuga ngo ni uguhora, ngo imyuka yahoye yagize ifuhe iza guhora inzigo. nicyo kiba cyabiteye. uri hano utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi, niwe tubanza gusengera. tambuka vuba byihuse mbere yuko twinjira muri izo ntambara zo kugarura inyenyeri. tambukuze hano imbere ubanza akira agakiza. uri hano nurakira umwami Yesu Kristo, nturabatizwa mu mazi menshi, nta gakiza ufite muri make, vayo ubanze wiyunge n'umwami Yesu, ubumwe n'umwami Yesu. komera Imana amashyi menshi, dukomera Imana amashyi ku bw'aba bantu baje. tebuka tubanze tugushinganishe muri Yesu. tubwire abo bazimu ko nta bubasha bazongera kukugiraho. wihakane Satani, mubwire ko nta jambo agomba kongera kukugiraho. mubwire yuko umwanze, mubwire ko nta n'amasezerano ufitanye nawe, mubwire ko nta n'ikibanza agomba kongera kugira mu buzima bwawe. umubwire ko ufashe ibyemezo byo kuba muri Yesu, utanze ubugingo bwawe muri Yesu. Yesu ari ugomba kuzajya ugukiza indwara. Yesu ari uzajya ugomba kugukiza ubukene. Yesu ari ugomba kugukiza ibyo byaha. Yesu ari ugomba guhindura ubuzima bwawe. umubwire ko ubuzima bwawe butagishinga uciye ukubiri nawe ako kanya. ubundi Satani kugira ngo akugireho ijambo nuko aba akikubona nk'uwe. bisaba kugira ngo ugere ku cyiciro cyo kuvuga ngo Satani si nyiri wawe. n'amasezerano yose mama yaranshizemo, data yaranshizemo, nabizi n'umwana, bene abo mu muryango banshizemo, nge nyavuyemo. ninjye muri ndi sezerano rimindura umwana w'Imana. mpaye ubugingo bwanjye Yesu.
uyereye ako kanya satani cyumva umubwira ibyo bintu ahita ava mu buzima bwawe. Semenemene. Yamara kuva mu buzima bwawe Yesu akinjira mu buzima bwawe. Yesu yakwinjira mu buzima bwawe wewe wabwira daimoni iti daimoni va mu buzima bwanjye jyana inyatsi zawe. Ako kanya abadagizo nyatsi zikagenda zikakuvaho. Yesu ashimwe cyane. Zamura ibiganza byanyu mwebwe muje hano mubizamure byombi uko ari bibiri. Vuga uti Uwiteka Mana ihoraho. Vuga cyane n'akanwa kawe ufite icyo umanisha cyangwa icyo usobanura. Wumva iki kintu kivuga aya magambo mvuga uyavuge wumva kuvuye ku mutima mwimbere. Biravuga ngo umuntu yizeza umutima we akatuza akanwa. Ibyo ngiye kuvuga ubivuge bikuvuye ku mutima kandi ubyizeye. Yesu ashimwe cyane. Ubuvuge cyane uvuga uti Uwiteka Mana ihoraho. Uyu munsi wa none numvise ijambo ryawe. Numvise ubugome bwa satani n'imikorere ya satani n'abarozi biwe aribo bakozi be. Sanze n'ahandi hari ubuhungiro keretse muri wowe Uwiteka. Nje imbere y'amaso yawe sabye imbabazi z'ibyaha byanjye byose nakoze kuva nyivuka kugeza uyu munsi. Nizeye yuko wowe Yesu Kristo wapfuye kubw'ibyaha byanjye urazuka kubw'ibyaha byanjye. Ngwino winjire mu mutima wanjye mu bugingo bwanjye umbere umwami uyobora ubugingo bwanjye uyobora n'umwuka wanjye ndetse n'umubiri wanjye. Satani uranyumva nasinyura amasezerano yawe yose nari mfitanye nawe ay'ababyeyi bavyaye data mama sogokuru nyogokuruza banshizemo nyavuyemo ndayasesa. Ayabarozi banjyanyemo bagatanga amazina yanjye kwa satani nyavuyemo mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ayo nijyanyemo nyavuyemo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ninjiye mu isezerano rishya ry'ijuru rishimangirwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Nakiriye umwami Yesu muhaye ubugingo bwanjye. Iminsi yose nzamara ku isi nzakorera umwami Yesu Kristo. Ziringira Imana ihoraho mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Yesu Kristo amazina yanjye uyandukure mu gitabo cy'urupfu yandike mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo uzaza gutwara itorero uje gutwara abawe ninzaba nyiriho nzagusanganire unjyane mu ijuru. Niba nzaba naravuye muri uyu mubiri nzazukire ubugingo buhoraho. Amen. Data nsengeye bano bantu bakiriye agakiza bakiriye wa Yesu Kristo basinyiye amasezerano yose bari bafitanye na satani. Batuye aya maraso ya Yesu uwo bizeye abahanagure ibyaha abahanagure imivumo yo mu miryango yabo yo mu maraso yabo baturuka abahanagure imivumo y'ibyaha byari bibarimo za kamere zabiri zibarimo imizimu yari barimo abadayimoni bari barimo babasokemo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu. Watanzwe isezerano n'isi y'umwijima n'imbaraga z'ikuzimu. Iryo sezerano we ku giti cye yaryisenyeye nanjye ndarisenya. Topete sekiria iriyo bodeze kiria. Ndarekura umuriro w'Imana muri uyu muhungu. Ndarekura umuriro w'Imana muri uyu muhungu. Uyu muhungu ndamurekuramo umuriro w'Imana. Ndamurekuramo umuriro w'Isuba byose. Ndamurekuramo umuriro w'Isuba byose. Zamura ibiganza byawe wa muhungu we. Ndamurekuramo umuriro w'Isuba byose. Mwese muzamura ibiganza byanyu muzamura ibiganza byanyu.
nawe zamura ibiganza byawe. Ndabarekuraho umuriro w'isumba byose, ndabarekuraho amaraso ya Yesu. Urimo igini, urimo umuzimu, urimo shitani, urimo umuzimu wo mu miryango, urimo umuzimu wo mu miryango, urimo umwuka w'umuntu, urimo umwuka w'umuntu, wa mwuka w'umuntu we, wa mwuka w'umuntu we, wa mwuka w'umuntu we, wa mwuka w'umurozi we, wa muzimu we, wa jini we, wa jini we, wa muzimu we, va muri uyu mukobwa. Topete sekreya. Wa mudaimoni we, va muri uyu musore, va muri uyu musore, va muri uyu musore, va muri uyu musore. Uyu musore ahambuke, ubugingo bwe buvanwe kuzimu, amazina yavanwe kuzimu. Uyu mukobwa amazina yavanwe kuzimu, uyu mukobwa avanwa amazina yavanwe kuzimu, ubuzima bwe buvi kuzimu. Mwizina Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu kinga ntihagire ukingura. Mukomere Imana amashyi menshi, musubira mu byicaro byanyu, namwe muhaguruka twinjira mu mwanya w'amasengesho. Ntimuze gutaha mwebwe mutabonanye n'umukozi w'Imana. Mwese nimuze gutaha mutabonanye n'umukozi w'Imana, murindire muraza guhura n'umukozi w'Imana baganirize imbere yuko mutaha. Mwabyumvise? Muhaguruke twinjire mu mwuka w'amasengesho. Rero tugiye kugarura za nyenyeri, tugiye gusambura inzozi zose zaroswe zihetse urupfu, zihetse musore. Ubwami bw'umwijima bwashakaga kunoma, si mwuka bashakaga kugukoresha, ariko ijuru rikuvanye muri iyo si y'umwijima rikwinjije mu isi y'ubwiza, mu isi y'umucyo. Ntago Satani azagukoresha mu izina rya Yesu. Satani yashaka kugukoresha ariko ntazigera gukoresha ukundi. Mu izina rya Yesu Kristo uhawe irangamuntu y'ijuru. Haleluya, 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 haleluya. Ijwi ry'Imana ryambwiye ngo bamutanzeho ikimazi kwa Satani ngo azakorere Satani. Niyo mpamvu mvaga namwibanzeho cyane, ariko ntabwo uzigera ukorera Satani mu izina rya Yesu. Ijuru rirakunomye riragufasha, ba mu buzima bwo gusenga. Korera Imana umugisha wawe uzabona, kandi Imana izakugirira neza inzu yanyu. Zamura ibiganza byawe dusenga Imana. Jinara kuri ndiwe baba. Vuga uti data wa twese uri mu ijuru, wandemeye kuba umuntu ukomeye, wandemeye kubaho neza, ntabwo wandemeye kubaho nabi, nta nyungu wagira, nta n'ibyishimo wagira, nta munezero wogira byo kuba nabaho nabi, maze gusobanukirwa ubugome bwa Satani, ubugizi bwa nabi bwa Satani, n'imikorere yiwe, uburyo akoresha abarozi, uburyo akora mu isi y'umwuka, nigenzuye sanze hari ibyo umwanzi yononye, imbere yawe ndahari kugira ngo ibyo Satani yononye uyu munsi ubihindure byongere kuba bizima, uhereye mu bitekerezo, mu byiyumviro, no mu bwenge, no mu mutimanama wanjye, mu marangamutima yanjye, umwanzi aho yononye uyu munsi umwuka wera amanuke muri jewe yonone ibikorwa bya Satani muri jewe imbere izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni kuri iki gicaniro ubuzima bwanje busohoka ahangaha bubaye buzima bubohowe izina rya Yesu w'i Nazareti. Inyenyeri yanje yajanywe ndi mu ndoto n'abarozi n'abakonikoni n'abadayimoni n'imizimu yo mu miryango n'amajini y'abapfumu. Uyu munsi inyenyeri yanje igaruke izina rya
Yesu w'i Nazareti, w'i Nazareti, umuruho, uburushi, ingorane, ibyago, amakuba byari bindiho nibimveho mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Uyu munsi imitwaro y'ubuzima buremereye Satani wanshizeko nayivuyeho izina rya Yesu w'i Nazareti. Uyu munsi ndakurikirana mw'isi y'umwuka iby'Imana data ihoraho yandemeye ndabigarura icy'Imana yandemeye mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ndagarura umugisha wanje wo gukomera ubutunzi w'amagara meza. Ndagarura inyenyeri y'amagara meza mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ndagarura inyenyeri y'ukuboko kwiza mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ndagarura inyenyeri y'ubwenge yo kwemerwa mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Uyu mwanya ndarungise umuriro w'isi y'umwuka ahari inyenyeri yanjye abayifite umuriro w'Uwiteka ubaturire mu izina rya Yesu. Umuriro w'Uwiteka ubaturire mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ukorera ku nyenyeri yanjye ndarungitse umuriro kuri we umuriro w'amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu w'ijambo ry'Imana. Uyu muriro ugende kuri buri wese wakoreraga ku nyenyeri yanjye n'abapfumu bayinyibye. Uyu munsi iragaruka mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Niyambuye umubiri fise utari uwanjye w'izina rya Yesu w'i Nazareti. Niyambuye umubiri urwaragurika. Niyambuye umubiri urimo ibigwara yo mu muryango mu izina rya Yesu w'i Nazareti. W'i Nazareti. Indwara ziterwa n'abadayimoni, ziterwa n'abarozi, zisunikwa n'abarozi, zisokemo mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Bwenge bwanje turi muri iri teraniro, ndashaka abantu barwaraga imitwe idakira uruhande rumwe muzamura ibiganza byanyu aho muri. Umutwe w'uruhande rumwe kimwe mu bimenyetso bikwereka ko umuroza kuroga ni ukurwara umutwe w'uruhande rumwe. Ni ukuvuga ngo uwo mutwe w'uruhande rumwe uba usunikiye umuzimu, igini rikaza rigakubita rigafata icyo gice kugira ngo rifate gice cy'ubuzima bwawe runaka. Gishobora kuba ari ekonomi, gishobora kuba ari ubukungu, gishobora kuba ari iterambere ryawe, gishobora kuba ari amagara yawe. So uwo muzimu tugiye kwirukana ku buzima bwawe. Ntabwo uzongera kumva uwo mutwe w'uruhande rumwe mu izina rya Yesu. Wowe rero urwara umutwe w'uruhande rumwe, urumva ntabwo twagenda dukora ku bantu bose ngo tubasoze. Ndagira ngo nsengane nawe, ibyo mvuga nawe ubivuge, urahita ucira mu izina rya Yesu. Nta nubwo uzongera kumva. Ikuzimu barabizi ibyo mvuga ko ariko bigomba kugenda. Zamura ibiganza byawe urwara umutwe w'uruhande rumwe. Abarwayi barwara imitwe y'uruhande rumwe bizamure cyane, vuga uti Mwami Yesu, uyu murozi wagendagaho akaneza uyu
hashyizwe iherezo kuri we no ku burwayi bwe mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Mvuye mu ndorerwamo yandeberagamo mu izina rya Yesu ndakize. Reka ngusengere. Mwuka wera arambwiye ngo hari abantu abarozi bareberaga mu ndererwamo mu kirore cya kirozi, none akakureberera muri icyo kirori ahura akaba gukontora kureba akagusunikira umwuka uguteza icyo kibazo. Mu mwuka tugiye kumena icyo kirori. Semeneme. Amen. Tugiye kuchimena mu izina rya Yesu. Tugiye kuchimena. Iyo miriwari iki kirori cya kirozi barebera muno mukobwa, barebera muno mupapa, barebera muno musore. Ndakimena mu mwuka, ndakimena mu mwuka, ndakimena mu mwuka, ndakimena iyo miriwari kirori we cya kirozi imeneke bakureberamo. Ndakimena izina rya Yesu, ndakimena Kristo Munyanazareti, ndakimena mu izina rya Kristo Yesu, ndakimena mu izina rya Kristo Yesu. Turaboha aba barozi. Mwebwe mufite icyo kibazo cy'umutwe uti ndaboha, atura cyane wari ufite ikibazo cy'umutwe uzakira uti mu izina rya Yesu ndaboha uyu murozi wandogaga wanezaga umutwe w'uruhande rumwe. Ndamena ikirori yandeberagamo mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ndakize ntazongera kumbona ukundi. Mwami ndagushimiye ko uyu muntu atazongera kubonwa muri iki kirori cya kirozi. Ndagushimiye ko umubohoye. Ndagushimiye ko uyu mukobwa umuvanye mu kirori cy'uyu murozi. Ndagushimiye ko uyu mukobwa umuvanye muri iki kirori. Ndagushimira ko uyu mupapa umuvanye muri iki kirori. Ndagushimira ko uyu mukobwa umuvanye muri iki kirori. Uyu musore umuvanye muri iki kirori cya kirozi. Fire! Urakoze mwami Yesu, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Wa daimoni ndakubona uri muri ako gatuza, ndakubona uri muri iyo nda, wari uvuye aho ngaho wari uri ufata muri ako gatuza. Wa mwuka w'umuntu we kandi ukaba uri n'umurozi muri ako gatuza ndagutwika, muri icyo kiganza ndagutwika, muri ayo mara ndagutwika, muri urwo rubavu ndagutwika, muri iyo nda yo hasi ndagutwika, ndagutwika kuri nyenyeri y'amagara meza, kuri nyenyeri y'umukobwa, kuri nyenyeri y'amagara y'umukobwa, kuri nyenyeri y'umusore, kuri nyenyeri y'umugabo, kuri nyenyeri mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Hamanutse itegeko kuri wowe, hamanutse itegeko ry'umwami Yesu, hamanutse itegeko ry'umwuka wera, hamanutse itegeko ry'umwami Yesu. Izina rya Yesu soka kuri nyenyeri nyenyeri y'Imana, nyenyeri y'umwana w'Imana muriro w'Imana utembere muri iteraniro. Batabagwa n'ababohoke wamuroze wafashe umukobwa wamuroze were kuri umugabo y'ubucuruzi wafashe inyenyeri y'umuryango. Iyi ni isaha yo kubohoka. Mana bohora abantu bawe, Mana bohora abantu bawe, hari muri wo kureho reka gusamara senga nawe ntusamare. Hari inyenyeri ziri kugaruka z'abana b'Imana. Bohoza inyenyeri yawe ntusamare. Muri iyo nda wakidaimoni warufashe muri iyo nda, warafashe inyenyeri y'amagara meza wibihagira usamara. Imana iri kubohora abantu, Imana iri kubohora abantu. Ntusamare
yigize ibibyimba muri iyi nda, mwaba diamond mwe mwigize ibibyimba muri iyi nda, mwamyuka mibi mwe mwigize diabete, mwebwe mwigize kanseri, mwebwe mwigize hypertension, mwebwe mwigize muri iyi nda, muri Imana uramanutse muri iyi nda, muri Imana uramanutse muri iyi nda. mushe ibibyimba bihe, ibibyimba biyonge, ibibyimba biyonge, ibibyimba biyonge. Umuriro, in the name of Jesus. Oh no, puissance de Dieu de Nazareth. Oh no, puissance de Dieu de Nazareth. Hallelujah. Reka dufate umwanya wo gutuza, dufate umwanya wo gutuza twese, duceceka ariko uhumirije n'amaso yawe, uzamuye ibiganza byawe hejuru. Duhe Umwuka Wera ikaze ari we wikorera. Mwanya nk'iminota ingahe 3 dutuje mu mutima wawe, wongorera Umwuka Wera ati Mwuka Wera ndakwihaye kora umurimo mu mubiri wanjye, ariko ubivugire mu mutima. Tureke Umwuka Wera aka kanya nitwe twakoraga, ariko tugiye kureka Umwuka Wera atangira kwikorera mu buzima bw'abantu, agarura inyenyeri z'abantu, agarura ibyatwawe n'abantu, kuko Umwuka Wera arareba neza icyawe cyatwawe kandi akareba neza ikidayimoni kikurimo. Umuriro w'Umwuka Wera utangire kwinjira mu buzima bwawe, umuriro w'Umwuka Wera utangire gukora mu maraso yawe. Ayo maraso yawe Umwuka Wera yagendemo, ayakuremo sida, ayakuremo kanseri, ayakuremo uburwayi bw'amaso buri karande, ayakureho inyatsi. Ayo maraso yawe ayakureho uruzingo rw'abarozi, ayakuremo umwuka w'umuntu wari uyafashe, ayakuremo umwuka. Ndi kumva ko hari umuntu wagize ikibazo arasitara, amaze gusitara amaraso yiwe atwarwa n'abadayimoni. Mwuka Wera agaruye amaraso yawe, Mwuka Wera agaruye amaraso yawe. Ayo maraso bari baratwaye Mwuka Wera arayagaruye. Abandi bajyanywe mu bapfumu bacibwa indasago, amaraso yabo agaragara ku gicaniro cy'abazimu. Mwuka Wera agaruye amaraso yawe. Mwuka Wera tangira ukore mu maraso y'abantu, tangira udiringe n'ubugingo bw'abantu, tangira udiringe n'amaraso y'abantu, diringa n'inyama z'imibiri y'abantu. Mwuka Wera, Mwuka Wera w'Imana, Mwuka Wera w'Imana, wowe mufasha, mujyanama mwiza, mukozi w'umuhanga, tangira ukore muri iyi mibiri, tangira ukore muri ubu bugingo, tangira ukore muri aya maraso. Mwuka Wera n'umwanya wawe wo gukora, Mwuka Wera n'umwanya wawe wo gukora. Ukora ku bugingo bw'abantu, ukora ku bugingo bw'abantu. Mwuka Wera, ukora ku bugingo bw'abantu. Mwuka Wera, ukora ku bugingo bw'abantu. Mwuka Wera, ukora ku mitima y'abantu. Mwuka Wera, ukora ku buzima bw'abantu. Mwuka Wera, tuguhaye ikibanza. Mwuka Wera, garura inyenyeri z'abantu. Ongera ugarure kino kiganza cyatwawe, ongera ugarure kino kirenge cyatwawe kwa Satani, ongera ugarure ino sura abadayimoni batwaye. Garura umubiri w'uyu muntu watwawe, garura umubiri w'uyu muntu. Mwuka Wera, zo pete sekiria hiriyo boda sekiria. Mwuka Wera, Mwuka Wera, Mwuka Wera, Mwuka Wera, Mwuka Wera, Mwuka Wera. Tangira ugendagende kuri iyi mitwe y'aba bantu, tangira ugendagende kuri aya mazina y'aba bantu. Imyuka mibi igende, imyuka mibi igende, imyuka mibi igende,
imyuka mibi nta jambo mufite muri urusengero, imizimu nta jambo mufite muri urusengero, abarozi nta jambo mufite muri urusengero, amajini nta jambo mufite muri urusengero, imyuka y'abakurambere nta jambo mufite, nta jambo mufite, nta jambo mufite kuri muntu. Myuka y'abakurambere, myuka y'abakurambere mu miryango y'iwanyu turabatera mu izina rya Yesu Kristo nari umuryango wa Yuda, gishitsi cya Dawidi watsinze urupfu n'ikuzimu, watsinze urupfu n'ikuzimu, watsinze urupfu n'ikuzimu, wacunguye uyu mukobwa, wacunguye uyu mugabo, ni Yesu Kristo nari umuryango wa Yuda, wacunguye uyu mupapa, wacunguye uyu mama, wacunguye uyu muryango, wacunguye aba bana,